yanditswe jina gitsimizi mirefu. Ahangaha turi Gicumbi aho twaje nk'abanyamuryango ba FPR Inkotanyi kwamaza umuryango wacu ndetse kugira ngo dushikaze abantu bose ko bafite gutora umukandida wacu wa FPR Inkotanyi ari we Paul Kagame. Ahantu turi ni vibe ni ibyishimo. Iyi ni campaign ijemo ubanza ari nk'iya munani ko zose nageze nyinshi zatendinga. Aho kugeza uyu munsi nta show nimwe mu Rwanda irenze show yo kuba twamaza uyu munsi umukandida. Ni ibyishimo, ni ubusabane, ni umuryango ugasanga twisanzuye twanezerewe. N'abandi mwese mutakubizamo n'ubutambo ujye muza mwitabire. Ubwo navuga Gasabo, abantu bagahanga Kicukiro n'ahandi hasigaye hose turakujyana barimo na Gakenke, mwese muzaze. Na ambiance n'ibyishimo kandi ikindi kirenzeho rekenze za kuno kwezi gahunda niko gifunze. Muraho neza, ni King James nanjye Daniel Igicumbi naherekeje umusaza kuko bisanzwe ahantu hose tugomba kuba turi kumwe kuko natwe dukoreye byinshi ntacyo natwe tutazakora. Ubwo rero gahunda murayumva ni tariki 15 no gutora ku gipfunsi dutora umusaza wacu kugira ngo dukomeze tujye imbere mu majyambere.